nanjye nshobora kugukunda none habaho njya ako kantu nkavuga wow that's nice. That's nice. nibyo nabwiraga wa mutipe ambwira ngo azanye urukundo nawe urukundo ndutware kuri gishe se nese ngenda shaka urukundo rwo mu ikofi basi ati urukundo bitware kuri gishe ese warujyanayo ni wanahaga sha ni wanaha reka indigumira irimo ubusa ubwo buriya ngo ikofi nyine reka wereke se byo ufite ijwi riri very perfect ako riba perfect double wongeyemo akaruhuko wongeyemo akaruhuko cyane. gukora gahunda ni ya indi n'ubundi n'abactrice tugiye kuganira ariko reka mbanze basoze ngira ngo ni ikiganiro cya mbere dukoranye kuva uyu mwaka watangiye 2021 2020 wese utaherereye nge so ko bibona nyine ntangiye umwaka ntegura urimo bibona nanjye ahangaha mfite abantu badasanzwe urimo bibona ko kwanza reka mbencecetse bafite umwanya butwibwira ndahera hese mubitiremo umuntu meraho bazi awushaka reka mere wanjye amazina yanjye nitwa Claudette Kayitesi nkaba muri Gaheza nyinamo nitwa Debbie. Claudette Kayitesi Ona usikora presentation irukanga cyane nje kuza kumenya ngo Claudette ni umuntu kino nese ubimvugira ati nyina nitwa ariko by the way nashatse kuvuga nyine izina musanze ndi gukinisha ubu ngubu muri Gaheza. Shameze neza 2021 gute 2021 nyine ni ugutwika cyane urabona ko turakomeye cyane turakomeje imigabo n'imigambi bimeze neza uko bibona usanze kuri set ko tumeze birashyushye nahejeje 2021 cyane turashaka guheza murashaka guheza reka mvugishe ntago njya nzi ntago gusa okay nitwira go Ines na di muri Gaheza ariyo filme ishyushye muri no minsi oya ahubwo ntisanzemo noneho yatura izindi zose nyina nitwa Noella bo uruganda rwa sinema niba ari taxi na de amaze kugenda amataxi menshi numva byatari so ntago bibona bo reka dukomeza ndaza kugarukaho gakeya mbwire ko umwaka wawurangije uyu munsi musanze none mwini filme reka duhere kuri Claudette Debbie ubu izina nzwiho cyane ni Debbie kuko filme Gaheza iri guhitinga cyane urumva ko ugomba kumenya kuri Debbie. Yes reka mere kuri Debbie ni nawe nyiri filme ndakeka yego uri byose ni mama byose reka tugaruke Debbie mbere ko tukubona hano muri filme Gaheza Debbie ni muntu ki muri sinema muntu ki ushatse mvuga ni wayitangiye ryari kugira ngo nawe uyu munsi ugeze aho ugiye gukora filme filme ibintu bya filme nabyinjiyemo mu mwaka wa 2019 filme nahereyemo ndumva ntazivuga atari ngombwa ariko nagezemo mbikunda nkomeza kubyigaho cyane twajya kuri set nkareba uko bakora mbona ni byiza ni ibintu byiza kuko rero nanjye mbikunda biba ngombwa ko nanjye nakora filme Gene nawe wari producer of film cyane isoko warigize neza shandara ryiza ariko nyine nago wavuga ngo ni 100% ariko buhoro buhoro nyine nirwo rugendo none ahangaha umuntu atabona muri Gaheza ni Debbie na Noella Debbie na Noella umuntu aba presenter gute murahari kugira ngo mwipresente ku bakunzi banyu Gaheza gute se nago atubonye muri Gaheza wabonye muri Gaheza kugira ngo tavuga ko nabatuburiye uyu munsi yabamenya gute neza tu so ikintu tukina muri Gaheza se ngewe na Debbie tuba mwigeze mwahura tuba tubana mu nzu ngaho mutwike nk'abantu babana oya reka ngatere story Debbie ngewe mba ndi umukobwa uri sharp cyane ariko imbere ya Debbie anzi ko ndi umwana ugeze iki
uciriritse uvuga make witonda kuko nyine hari uwo baba barabana batandukanye nkaza ambona nk'umwana mwiza ariko nyuma yaho ngaho tutari kumwe nkaba ndingurutse kuko abanyine tubana aba yaranzanye ngo tubane abona ko ndi umwana utuje ariko iyo ngeze kwitwa Gaheza namucurika no mu cyobo utigeze kwitwa Gaheza none mu buzima busanzwe n'ubundi ushobora kuba uringurutse gakeya ubusanzwe uringurutse gakeya oya nta gake cyane ariko ni gake burya ikintu ne expectinga burya umuntu bamuharore niyo utayisangamo ariko ntihaburamo akantu gato uba ufitemo bagwa rore bakuzi no mu buzima busanzwe bitewe nuko niyo rore wayishobora none kucyo waje ugasanga Debbie yaguteguriye kuba uri umwana mwiza ariko wagisohoka wavuye iruhande yiwe ukagenda ukajya gutwikana n'abagaheza so gwa hari cyo yambonyemo nyine kugira ngo amiyorore ari cyo kubonye wasanga ubwo ndi mu bandi bantu basanzwe mbakana gato kitonda twaturi kumwe ariko mperuka ni last episode nakubonye sinzi umuntu warimo no gusara yaje kugutereta ni umusore w'umukenesha umusore w'umukene aragiye gutereta ni umusore w'umukene uza kunereta nta kintu azanye so bawumva koko gusa nyine ni filime ntabwo ari ubuzima busanzwe ntabwo bibaho ni filime ntabwo ndi umufilmemaker ariko mfite nose kuri filime ngira ngo filime ikina ibintu bibaho muri real life y'abantu uravuze ngo ni munuza reka tugaruke noneho kuri Debbie cyangwa kuri munuza mu buzima busanzwe Debbie muri filime nakoze mu buzima busanzwe umusore udafite amafaranga umufata uti umusore mu buzima busanzwe cyangwa muri filime mu buzima busanzwe umusore udafite amafaranga hari igihe wenda bafite urukundo uwo ni mwiza cyane ni ukuri ni mwiza ariko adafite amafaranga akaba afite ubucakura afite uburyarya bwose ngo wahera hehe koko unamwemerera ni nk'uhe buryarya wabona ku musore uburyarya ufite nk'utuntu katubiri uvuti uyu musore yatwuje utuntu mutavuga ko ari ibyarya oya ntago natuvuga batabimenya kandi njyewe niba ntumubonaho ari utudefo se nabyita gute njyewe niba mbona utwo tuntu ari utudefo ntago natuma we abimenya kuko yazaza n'ubundi agakomeza kurenza kuri bwa buryarya kwikosora oya ushobora kuba ari nk'umutipe utereta hari ingeso zidakosoka urugero guca umuntu inyuma ntabwo bikosoka rero buriya ubu hehe si burakosoka ariko basapotinga nk'aho egora hari ibintu oya nibyo impamvu bivuze hari ukuntu umuntu ashobora kujya kuguca inyuma kubera ko hari inshingano utabasha kuzuza hari igihe aba ari ingeso akaba ari ingeso ukaba neza umuhereza ibyo umugomba byose umuhibye wikokoye ukamuhibye yarangiza agahita agenda akaba yaragiye se wabigira ute tugeze amahirwe mukina murimo murabana mu nzu mukina ubwo Debbie hamwe na Noella muraza kwihangana njya mvugisha n'andi mazina yanyu bisanzwe nta kibazo yose nayanyu uramutse bana na Noella mu nzu ugasanga Noella yagutwariye nk'umugabo tu ugasanga nyine ukaba ufite umugabo akazageza aha ngaha Noella akigira umwana mwiza kwa kundi nyine yatuje ariko akajya aca inyuma akajya kuzenguruka ukamufata ni nk'icyo gihano wamuha namutwika urahiye urabe wumva nagutwika namutwika we yagutwika dusupoze ko urabana na Debbie then noneho niwe ugutwariye umugabo wamukorera ikigo so njye ntabwo namutwika ahubwo nareba ikintu kimuca intege cya mbere kandi kimubabaza cya mbere nkagiheraho nyimukoreramo nka revenge buriya uyu muntu sibyo mu bantu bumuzi ku kintu kimwe ushobora kuba umuzi ukimukoreye nawe uba yumva arangiye ashobora kuvuga ngo aramutwaye njye nkazabimukorera inshuro 5 ukazamutwara ngo batane jana nirangazaba kwihorera ko cyane ariko nyina ibintu bibaho mu buzima busanzwe buri bibaho byo kuba ubana n'umuntu gapapu muri make ibaho no muri Gaheza yacu izazamo ahubwo muyitege naho izazamo sana
zirimo nyinshi abandi umva tuguruke. Okay, reka noneho mbanzeme ijambo Debi umunota umwe ugiye gukora samari ya episode zimaze gutambuka uko ari 5 ku munyarwanda utarareba Gaheza series kugeza uyu munsi ku buryo nawe agira amatsiko yo kujya kwireba. Ama episode amaze gutambuka twavugaga nyine ni ku buzima bw'abakobwa babayeho muri iyi minsi n'abasore uko babayeho, tuvuga no ku muzamu tuba dufite w'indyarya mbi, umusore wese uje kudutereta abanza kumuca ikintu. Mbese niwe Gaheza mbere yuko winjira ku gipangu uhura na Gaheza ku gipangu. Ubu asigaye yitwa Kibiri. Umusigiye 5 reka umusigiye 1000 reka mbese ati nge nitwa Kibiri. We ni Kibiri umusigira 2 uyikundira agacupa kubi akaba akajya kwinywera agacupa. So rero episode zabanje yabonye igishoro atubwira twebwe yes. Rero ibindi birimo ni umusore w'umukene niko kazi abashinzwe niko kazi ubundi abashinzwe. Umuntu wese ntashaka bagomba kumusohora kuko uriya musore bundi ahantu nabaga nayimutse kuko muhunze we nta mafaranga agira ariko nkagira abandi bashyitsi bo bayafite. Yaba asanga mu rugo iwanjye agafuha. Iyo amaze gufuha rero birambabaza kandi nta n'ikintu wazanye. Niyo mpamvu nimutse nkamuhunga. Sha urukundo wowe muri iyi minsi warushyira ku isahani. Ubise urukundo numvise amagambo neravuze gakeya navuge neza. Oya ariko tujya tuba abantu bakora bamwe muri rengagiza sibyo. Urukundo turarukunda natwe turarugira sibyo. Hakari ibintu byitwa addition biba biza bikurikirana n'ibindi sibyo. Uraje ramwangura kura ibintu nyankunda uraje ramwangura nkunda nago uri umuntu ushaka kuvuga ngo shashe nabuze airtime ngo zohereze. Urabona nageshe nakubiswe ndi gutekera iwacu sugurumva. Nimerutse no kubona status yari kuvuga ngo umugabo ngo afite ijwi ngo ari kwagira ngo ryongezwa volume n'amafaranga cyane. Ngo buriya ngo nyine reka sibyo ufite ijwi riri very perfect ako riba perfect double wongeyemo akaruhuko cyane. Nibyo nabwira uzanarebe umuhungu ari wese uje kugudatinga cyangwa nawe umuhungu ugiye gukunda umukobwa. So hari ikintu cya mbere ubezinga uramukunda ariko uravuga ati nsi no mukobwa hari icyo kiri nkunzeho cyane. Nanjye nshobora kugukunda none habaho njya ako kantu nkavuga wow that's nice. Nibyo nabwiraga wa mutipe ambwira ngo azanye urukundo. Nawe urukundo ndutware kuri gishe se nese ngenda shaka urukundo rwo mu ikofi basi. Ati urukundo ndutware kuri gishe ese warujyanayo ni wanahagasha reka ndiguma irimo ubusa. Muri make byaba nkurikije statement ukoresheje byavuze ko umusore utagira amafaranga akwiye kujya mu rusengero. Nabyo yabisengera akayabona ariko umusore utayafite nko mu buzima busanzwe ntago ari igicibwa. Ahubwo umusore utayafite ni ubundi umukene wa mbere ngewe nke kubaho ni umusore utazi gukora. Harimo ukora bikanga nta kibazo. Natwe nago tukora cyane turashakisha ariko noneho umusore aba ari indi case utayafite byibuze ashakisha ukabibona mwana abana kandi umuntu uzi gushaka amafaranga ntacyo mutageraho. Mwabana mukayashaka buhoro buhoro kandi mwayabona ariko wa wundi ubyuka afite telecommande wa wundi ubyuka yigendera agiye ngo mubajama ubwo se nk'uwo future yiwe wabona ari yihe. Mu magambo make mbere ko tugera ku kandi gace ka kabiri ngiye ngunda kugira ko ikiganiro nako turi busorezeho ubutumwa ugiye kugenda abantu bakurikira Gaheza uyu munsi. Ubutumwa nabagenera nuko
bakomeza kudushyigikira bakaduteza imbere, filime yacu ikagera kure. Twayitangiye nyine navuga twayitangiye turi bato dutangiza wenda ubushobozi buke, ariko dukeneye inkunga yabo, ibitekerezo, bakatubwira ukuntu wenda ibyo twakongeramo n'ibyo twakuramo kugira ngo itere imbere. Kandi ndabizi ko izabashimisha, none ubu nko mu zo tugiye gusohora bizaza birenze izarangiye. Nowera, abakunzi bawe muri Gaheza? ubundi abakunzi banjye Ariko mbavuna kuntu iki se bivuge birangize barimo ndakureba nyine kuri iryo kuri 250 avenue una munyamukuru ujye uvuga ibintu birangire ngambaza ubutumwa nabaha kuri Gaheza. So urabona burya umwaka iyo uje ufite ibintu bishyashya, sibyo ibyatambutse byararangiye, ahubwo ibyo urimo ngewe. So niba ndi muri Gaheza uyu munsi, ndabinginga mana mumfashe nako muzambwira ni nziza cyane. Nyine nagaruka gukora advertisement mutabyumva cyangwa ngo kwamamaza, ariko ni filime irimo inyigisho itandukanye n'izo wenda twanyuzemo runaka. Ko niba umuntu ambwira ati menaho amazi ukabona ko namumenyeho neza, so ni ibintu bigaragara ko n'umuzosanzwe ari umukobwa ufite umujinya nyine kurya kumena n'amazi gutyo. So ni filime nyine ifite inyigisho nyinshi. Yamba ndumwana mwiza muri filime, ariko nyine iyo navuye kwa Debi, iyo ndi kumwana Debi ariko narinze kwa Debi hari indi sura mfite mu rugo. So ariko nyine ni inyigisho ziba mu buzima busanzwe. So ndabifuriza kuyireba nk'umwaka mushya n'ibindi bintu bishya. Amplis kuri Gaheza umva ndabingize muyirebe, yitwa Gaheza kuri YouTube channel. Katugera ku gice cya kabiri cyacu cy'ikiganiro. Mfite ibibazo bitatu kuri buri ruhande. Turahera ndahera n'ubundi kunyegereye ariko kukiri gukunda kureba hasi cyane. Urimo gukunda kureba hasi cyane. Ngira isoni ariko nyine nanga ugomba kureba kamera. Uri kureba Abanyarwanda bose n'inshuti zose bakunda bose. None ubwo ugiye gusubiza utubazo twabo. Tubazo tw'amatsiko duhari. Turi 2021. Yego. 2020 gukuramo 2013. Ni 8. Okay. Yes. Icyo ngicyo ayo ngayo urayazamukanye wirukanga cyane. Mbo umujyi wa Kigali. Urabubona? Ndabubona. Ufite imbibi zingahe? Imbibi? Imbibi 8. Imbibi ni iki? Imbibi subwo shanda bankubeshye. Ushatse kuvuga se uturere? Imbibi no kuvuga no turere tugabana n'umujyi wa Kigali. Uturere ni tune. Umbwira amazina yatwo? Yego. Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge. Kandi ubwo ni dutatu. Akandi wongeraho n'umujyi wa Kigali. ko mbona no birashaka guhaguruka kagenda. Yagiye mu mbare muri byo biza n'umumbaza. Wongera ni Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge n'umujyi wa Kigali. Inzu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akoramo yitwa iki? Yitwa Urugwiro, Village Urugwiro. Kose. Nowera. Banumva mugirimo. Ni ukuri base. Kugirimo. Basi bazibazo bibiri bisubiza. Kanibazo. Ibibazo bibiri bisubiza. Nago biba nago nanjye nago mbyemera. Ndabyarabibura ndabizi. Ibibazo ni oyambaza gucyushaka biri social life apana ibyo ngibyo bya. Biri social life. Mugenda ngo nana bimeze gutya cyangwa rubenda bimeze bitya. Mbaza kucyusa. Nana afite imyaka ingahe? Ntago nayivuga. Kubera iki? Subanze gusubiza. Kuri Saint Valentin uzayimenya. Kuri Saint Valentin.
yantumiye muri we sugo wanabura utana wese na reklama. Akandi kabazo k'amatsiko mu Rwanda maze kora filime zingahe? Mu Rwanda filime nyarwanda cyangwa both? Filime nyarwanda maze kureba undi maraye Gaheza. Iyo haraye niyo no munsi ariko arizo umaze kureba. Umaze kureba ntago nkunda kureba filime nyarwanda, nkunda kureba iyo ndimo. Kana kubwa ko muri no misari Gaheza. Bareka tugaruke noneho. Reka nigarukire kwa Debi. Uyu munsi uri barimo bareba ikiganiro cyawe kuri TV hano iwacu kuri TV yacu, ariko se umusore kuvuze gutereta Debi muzima busanzwe agomba kuba yijuje iki? Nyine ndabizi ni wayifuza ntabwo tugarukaho. Baba we simbigarukaho yijije iby'ikofi simbigarukaho ko no muri filime nibyo mba mfana Peter aba afite urukundo cyane kuri niyo yaba ari umukene nta kibazo azi gukora ariko iby'ikofi byo wabifigishije ku ruhande uperimete ibindi bisubiye ariko hari igihe nyine n'umuntu agira crush ushobora kumubona ari umukene ahubwo akaba ari nanjye wigirayo. Nuko warumbaje nk'umusore wenda waza ibyo yaba yujuje kuba afite urukundo gusa. Ahantu ndi buzareba hano ahantu handitse gwiki? Ahantu hari handitse akazina n'ubundi karacyanditseho. Oya naragasibye urukundo agasibye. Hari ukuntu kari kugenda gasibamo. Hari handitseho gwiki kubera ikiri ku gasiba? No ubushake bwanjye. Nyine no kubera iki hari mpamvu niyo nshaka kumenya babo bakahanditse ndetse n'impamvu uri gushaka ku gasiba. Use waba ugiye gukora niyo version 2021? Aho nzashyiraho izindi. Kwanza mbwira akazina kanditseho gwiki? Aha se. Tuyore na akantu kibanga. Niyo mpamvu naye abakunzi bakeneye kumenya utuntu tw'ibanga ku mukunzi no kuvuga ngo umucelebrity bakeneye kutumenya. Ahangaha naranditseho a better tomorrow. Niyo magambo ariho nubwo ari izina ry'umuntu. A better tomorrow. Yes. Nicyo kintu naranditseho hano nabishyizeho kera muri ya myaka y'ubwadolese nyine. Ubu ntabwo bijya kwandika better today. Tomorrow? Turagarukana none hari ukuntu uri guseka neza nkabikunda. Mbabarira Biri umugome cyangwa umwana mubi nukuri ndi kugira ngo nkabikunda. Ntabwo useka ture biri umugome mana. niko ariko bagenda ubona ko naho n'utuntu twinshi ku ruhande ndimo ndabona akantu ka credo akase nyine nako nashyizeho bisanzwe. nese nkabura ngenda ahita ngaruka wenda sinzi niba n'abakunzi banjye ariko ba hano kuri TV yacu ariko bibone nashobora kuvuga ati ese no kwera iki better tomorrow yanditse hari atayanditse nko mu gahanga cyangwa ku kirenge akayandika ahantu hangombwa abantu bose bubari. Wari neza ko ngo bagabo bareba ngaho ngo bituma iminsi yabo yo kubaho yiyongera. Nta nibyo narinze ese ubu naha ko nashyizeho nuko hari igice cyanjye aricyo gice nkunda. None ngo iyo umuntu ashyizeho nk'akantu bashaka kugira ngo abantu bajye bakareba ntabwo ujya mu wishiduka wambaye wikwije gatuma kandi abantu batakaba. Ahubwo ni nabyo nkunda nyine ariko nkumva ko ngewe nkafite kariho ariko nanone nkumva akenshi nanambara ibintu bifunze kadapfa kugaragara. Nubere yarangaye. Bo nawe ndimo ndareba zamura ikiganza cyawe. N'ikindi. Sigo gikunda. Kishise rago gikunda. Nago nyikunda. Ntabwo uragikunda. Nago bizi binakwetse mu kanya. Ya neza turebe nawe. Ikise aka kantu. Ndo. Ni strength. Nadi strength. Alphabet N ni isona nadi nyine. No strength nyine. Wambaye impeta ebyiri. Sobanura buri wese aho. Okay. Iyi ngiyi handitse isanzwe.
urutoki tuzi abantu bose bubaha ntabwo njya mininga iby'urutoki abantu bavuga uko babishaka si byose urutoki ruvuga uko babishaka so njyewe ahangaha mbabwiye ko ari rwo rutoki nkunda kuyambara kuko ari izina ryanjye ntabwo ari propose ni iyanjye naguze amafaranga yanjye nshyira kuri urutoki murakoze cyane mboreka mbasuhuze nongere nabashimire ko mwatukurikiye uyu munsi muranaganiriye na Claudette cyangwa se Debi Nadi cyangwa se Noella hano muri Gaheza seze ubutaha ndashaka kuzaganira namwe tureba ku yindi episode ariko noneho muri kumwe na Gaheza ubu Gaheza shoro gusambira ko ari mwe mwamutumye kuzajya nuko wasanze usanze kuri seti seniye irangira ko bari kubyishimira mubonye yes nizere ko butano n'uyu muzaduha karibu yes mwakoze cyane ko twakira uyu munsi reka mbabwire nti aba bakinnyi hano muri Gaheza serisi twaganiraga kumenyere n'ubundi nzabazana n'abandi muri uyu mwaka 2021 nta kuruka n'ubundi no komeza twakora cyane urabona duhereye muri Gaheza serisi ariko n'ubundi turacyakomeje no kuzindi talent zigiye zitandukanye especially noneho n'ubundi abakinnyi ba filime nyarwanda nibo n'ubundi twibandaho umunsi ku munsi ngendi Emi murabimenyereye ciao ciao bye Gaheza